Abantu benshi ntago bazi ubusobanuro bw'ibyapa bibiri. Bino byapa byombi bivuga ko umuyobozi w'imodokari wese abujijwe guhindukira. Mani magambo twaye imodokari birabujijwe guhindukira. No U-turn. Ibi byapa byakoreshwa hagana bishobora gukoreshwa amasangano y'imihanda nka feruje cyangwa se n'andi hantu habera igikorwa kidasanzwe kigaragaza ko n'uwinjira aho hantu utemereye guhindukira. Ibi byapa rero ndashaka gusubiza umunyeshuri akimbaje kino cyapa akibonye muri quartier ahantu bagishinze. Nuvuga ngo kino cyapa cy'inyongera bongeyeho bavuze ko ubujwe guhindukira ariko ngo midnight, nuvuga ngo ni amasaha ya saa 6 z'ijoro kugeza mu gitondo saa 12. Ubujwe guhindukira ku masaha ya saa 6 z'ijoro kugeza saa 12 za mu gitondo. Bisobanura iki rero? Nuvuga ngo bino byapa byakoreshwa nk'ahantu habera igikorwa kidasanzwe nko gufungirana nk'abantu cyangwa se kubwira abantu ngo mwinjira hano ariko ntimwete mwongera kugaruka kwa kanya, cyangwa se ibinyabiziga n'ibyinjira hano ntibiyete bigaruka kwa kanya. Nicyo kino cyapa kiba gisobanura aho ngaho. Namwe rero ndi kwireba hano kuri Google aho byagaragaraga ko ahantu byakoreshwaga cyane ku bantu bakoreshwa cyangwa se ku bantu bakora umwuga wo gusambana bahuje ibitsina. Urugero nk'abantu twita ngo n'abagabo baryamana bahuje ibitsina. Ibi byapa iyo byashyirwaga hano bagaragazaga yuko igihe cyose nimwinjira mu ikarite cyangwa no mudugodo hagati ya saa 6 z'ijoro kugeza mu gitondo saa 12 mutemere guhindukira, muzaryayo musinzire, muzongera guhindukira nyuma y'ayo masaha. Kubera iki rero saa cyakubera impamvu? Nuvuga ngo abaryamanaga bahuje ibitsina babaga igihe cyose bakunda gufata ku ngufu abagabo bagenzi babo ku masaha yo kumanywa, bagafata umwanzuro wo kuvuga ati dufunge uno mudugudu cyangwa se dufunge hano hantu abantu bemere gusohoka hano ni nyuma ya saa 12 za mu gitondo kumanywa, kuko icyo gihe nyine byabaga bigoye ko umuntu yafata undi muntu cyangwa se yafata umuntu kumanywa yihango, ariko mu gihe cya nijoro bwo byabaga bishoboka. Bakavuga rero nimwinjira ntago mwemerewe guhindukira. Iki cyapa nicyo cyabaga gisobanuye hagati ya masaha ya saa 6 z'ijoro kugeza saa 12 z'igitondo. Menya kandi usobanukirwe amategeko y'umuhanda. Ikindi ugomba kumenya ko byapa byo ku muhanda, igihe cyose ubonye icyapa cyo ku muhanda ugomba kubuzi neza ko ibyapa byo ku muhanda byose bifite ishusho zitandukanye. Nukisobanura ku muhanda uzaba biturukije ku cyo bita ishusho y'icyapa. Ibaze ko nanjye ubwanjye nta byapa nzi ariko nzi formule zabyo. Iyo uzi formule ibyapa kubisoma birakorera cyane. Niba ubonye icyapa kibuza kumenya ngo